tubahaye ikaze kuri YouTube channel with the sisters. Twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye mu mpande zose z'isi, natwe tumeze neza. It's a beautiful day. Murabibona ko turi mu muhanda. Uyu munsi rero tugiye mu murima, tugiye gusarura. Turasarura pome. Ntimucikwe, ntimujye kure, mubane natwe. Ahantu tugiye na urugendo rw'iminota 20. Hari imbuto zitandukanye, hari imboga, ariko twebwe uyu munsi turi busarure pome. Ntimucikwe rero, ntimujye kure. Nkuko mubibona rero aha tugezeyo, mubane natwe, ntimujye kure. Hi guys, welcome back to my YouTube channel with the sisters. Nkuko mubimenyereye rero, aha kuri with the sisters tubagezaho ibiganiro bitandukanye, inkuru zo muri Canada, ubuzima tubayeho bwa buri umunsi ku munsi, imirimo dukora, activities zitandukanye, imyidagaduro. Niyo ntego ya YouTube channel yacu. Uyu munsi rero tufite activity tugiye gukora. Nkuko mubibona ahantu mpagaze ni ahantu tugiye muri activity yo gusoroma pome. Tugiye gusarura pome. Aha hirya mubona hari umurima munini wa pome, niwo tugiye kujyamo. Na activity ishimishije ikorwa n'abantu b'ingeri zose, abakuru, abana, abakecuru, abasaza, urubyiruko. Ni activity akenshi ikunda kuba mu gihe cya twegereza kujya muri fall. Mu kwezi kwa 9 nibwo pome ziba zeze. Ubwo rero umuntu waba uri muri Canada rwose ntugacikanwe n'igihe nk'icyo cyo gusoroma apple. Gusarura apple ni activity nziza rwose, n'abana barayikunda. Ubaye ufite abana wajya ubajyana muri iyo activity. Rero nkuko mubibona tugiye gusoroma apple. Mubane natwe, byose ni kuri with the sisters. Ntimujye kure rero. Nkuko twabivuze rero, murabibona ni ahantu hari imbuto, imboga zitandukanye. Ikindi kandi ushobora no kubigura kuri boutique yabo, ni nk'agakioske niko nakita. Iyo utabashije kujya mu murima ngo usarure, uraza ukabigura muri iyo kioske, ugatoramo ibyo ushaka, kandi biba bivuye mu murima ako kanya. Ntabwo ari nka kwa kundi ujya kubigura wenda bimaze iminsi ku isoko. Ni imbuto n'imboga biba bisaruwe ako kanya, bakabicuruza aho ngaho. Waba utabashije kwigerera mu murima, ukagenda ukabitora aho ngaho kuri boutique. Hanyuma rero nkuko mubibona aha ngaha, turimo turagenda. Tugiye kwinjiramo, tubanze turebe imbuto zihari n'imboga, kuko iyo ushaka urabanza ugatoranya mu ibyo ushaka, like ibyo ugiye gusarura. Nimba ukeneye kujya mu murima, bakabanza bakagusobanurira amoko yabyo, like nka pome bakubwira amazina yazo atandukanye, hanyuma wowe ukihitiramo izo ushaka bitewe na gu yawe. So murabona rero harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo inyanya, harimo amapoivre, harimo amacourgette, harimo karoti, harimo imiteja, harimo pumpkin, ibihaza, harimo ibitunguru. Ibi byose ni ibintu biba bivuye mu murima ako kanya, biri frais. Uhita wumva guya byitandukanye n'ibyo usanzwe ugura mu isoko wenda bimazemo igihe. Donc uhita wumva umwimerere nyine w'ibintu bivuye mu murima ako kanya. So rero ahangaha ni muri kioske, aho baba babizanye bivuye mu murima ako kanya. Izi ni fraise, murabibona nazo nibwo baba bakizica. Hanyuma aba ni abantu baba barimo kugura, prefeye kujya mu murima, ariko twebwe nkuko twabibabwiye turigererayo. Ni activity nziza ishimishije, abana barayikunda,
n'abana nabo turaba turi kumwe kuko ni activité bakunda cyane. Kandi rero ni byiza ko umwana amenya like nimba atarahinze ariko akamenya ibyo arya aho bituruka. Nibaza ko no mu mikurire yabo bashaka kwibaza bati se ko turya ibi bintu biva hehe, ariko ni byiza ko baba bahigereye. Nk'uko mubibona rero urugendo rurakomeje. Ahangaha tugeze mu murima, murabibona harimo pome nyinshi zitandukanye. Ni umurima munini cyane udashobora guheza n'amaso. Ni ahantu hanini ariko murabibona abana baba bishimye. Ni ahantu haba hari abantu benshi batandukanye, ariko cyane abana barabikunda, barabyinjoyinga kuko bo baba bazi ko donc bamenyereye kujya kubigura. Yego barakunda kujya kugura muri magaze, ariko iyo bigereye ku isoko bakamenya ngo aha niho haturuka bya bindi tujya kugura. Donc ni umurimo mwiza kuri bo, kandi ikindi nyine ni ukubamenyereza neza. Tuba twaprofise niko navuga, kuko akenshi ibyinshi ntitubona aho babihingira, tujya kubigura ariko tutabonye aho babihinga. So murazibona rero, ni pome nziza ziryoshye. Wihitiramo izo ushaka, harimo red apple, harimo yellow apple, harimo green apple. Ziba zigenda zifite n'amazina atandukanye. Hariya kuri kioske naberetse barabanza bakagusobanurira, bakakubwira amazina yazo. Urabona ko rero ushobora no gusoroma urya. Ni ibintu bishimishije cyane, donc urabyinjoyinga utawumva uri mu yindi monde utarumenyereye. Mu by'ukuri birashimisha, wumva nyine ugize ambiance. Ni activité nziza njyewe nkunda rwose cyane ko n'abana bayikunda. Nk'uko mubibona rero ni umurima utangaje mwiza cyane. Nk'uko mubibona rero, nk'uko nabibasezeranije, aha turi ni mu murima munini cyane, umurima wa apple. Nk'uko mubibona hano ndi iruhande rw'igiti cya apple. N'izi zose mubona, izi ni za red apple, harimo za green apple, harimo yellow apple. Ni umurima munini ushimishije. Ni activité abantu bose bakunda cyane. Sama ntikabacike, ukabajyanye muri activité. Nk'uko mubibona rero, aho ziraryoshye cyane. Yes ziraryoshye. Iyi activité ntikabacika abantu muri Canada. Ahantu henshi hatandukanye haba hari za apple picking, ahantu hose zirahari, ntimugacikanwe. Akenshi rero apple zera guhera mu kwezi kwa 9, kuko ni igihe gitoya, zirangirana n'ukwezi kwa 9. Ntimugacikanwe rero niyo activité, kuko iyo hatangiye gukonja cyane na apple ubwazo nyine ziba zishizeho. nk'uko uzihabaho igihe cy'isarura, ukwezi kwa 9 nicyo gihe cyiza cyo gusarura apple. Reka dukomeze rero turebe n'ahandi, turebe n'izindi apple, ubundi bwoko burimo butandukanye bwa apple. Ntimucikwe, ntimujye kure. Welcome again with the sisters. Nk'uko mubibona, tuvuye mu rugendo rwo gusarura apple cyangwa pome. Urugendo rwacu rwagenze neza muri farm ya apple. Nk'uko mubibona, dore umusaruro wacu w'uyu munsi. Murabona rwose hano, izi nizo
nizo nabashije gusoroma, ariko iyo nshobora nari kugira n'izindi nyinshi cyane. Nuko izi nari nkeneye. Nkuko mubibona rero twagize ibihe byiza n'abana, na activite nziza ushobora kujyanamo abana n'umuryango wawe mugahavinga fani, uko musoroma ari nako munirira ako rwose nta kibazo. Turabashimiye rero, mukomeze mubane natwe, mukomeze kutwereka urukundo, mukora subscribe, share, like na comment, mubisangize n'abandi kandi bigere kure. Murakoze cyane, bye bye.